crisis igomba kwinjirwamo. Reka nkwijyanire muri Rayon Sport urabijyanira na match ariko uranajyanirane n'inama yahuje fan base abahagarariye abafana bayobowe na Dr Norbert bamaze kubwira Norbert ubahagarariye ko bagomba kwandikira ubuyobozi bagategura inama y'inteko rusange idasanzwe ku itariki ya 5 z'uku kwezi. Uyu munsi turi 3 barifuza muri Rayon Sport gutumira tubanza tubafelicite ntitubonye umwanya wo gusesengura match yanyu ariko ubutaha tuzabikoraho. Ejo kwa kabiri rega babikiri bibisi. Ariyo yatsinze kimwe ku busa cya Aziz Basane waje no kugira ikibazo cy'urutugu ajyanwa ku bitaro bya Gisenyi aravurwa. Turaza gukurikirana turebe niba ari tayari kuri match. Nabonye ku mbuga nkoranyambaga zabo bavuga ko kuba ari tayari ni kimwe ariko nabonye bavuga ko nyine yatashye no kureba nyine condition arimo niba zimwemera gukora imyitozo ku buryo yazakina match ya APR. So rero yatsinze kimwe ku busa kuri bara barutayizamu bayo uyifita yitanga ntago bakina kuri APR ahubwo wenda na Abedi turaza gukurikirana umwanya nyine wabaye muto. Reka tubahe update z'ibihari zivuga. So mwatsinze igitego kimwe ku busa pass ya Ngong gitsindwa na Basane. Now fan base yakoze inama cyangwa se ihuriro ry'amafan club abayobozi banzura ko bagomba kwandikira abantu babyumve neza bagomba kwandikira board iyoboye na Muvunyi bayisaba gutumiza inama y'inteko rusange idasanzwe Assemblée Générale idasanzwe. Kubera iki? Kubera yuko mu mezi abiri ashize bemeranyije ko Rayon Sport igomba guhindura stati yayo cyangwa se amategeko ajyanye n'uburyo Rayon Sport iyoborwa. Izo nshingano bari bazihaye board iyoboye na Muvunyi ko ari igomba kubikurikirana. Amezi abiri yarashize nyamara board nta kintu yigeze ibikoraho. Muri RGB rero babwira Tadeyo ko nk'umuyobozi wa association bagomba bo kutangira kubikoraho kuko niba board itabikozeho bagomba gufata izo nshingano bakabikora. Yahamagaye rero fan base batangira kubikorana ariko mu myanzuro y'iyo nama yabaye mu mezi abirashize kuko bari babihaye board basabye board kitumiza inama y'inteko rusange idasanzwe kugira ngo board bemerere ko yikuyeho izo nshingano bo bari bayihaye nka fan base noneho bo izibahe bo nka fan base bo babyikorere ibijyanye no guhindura stati ya Rayon Sport cyangwa amategeko azagenga Rayon Sport. Banze rero ko bisakuza cyane bavuga ko bihaye kugeza ku itariki 5 ko bandikiye board kugira ngo tumize iyo nama y'inteko rusange idasanzwe kugira ngo abanze bakine na APR bateguye match ya APR barebe ko bayitsinda. Match ya APR nirangira wenda iyo nama y'inteko rusange idasanzwe izabe. Iyo nama niba abantu bazi ko ngo igamije kweguza Muvunyi na Tadeyo ibyo sibyo. Iyo nama ikizabamo gusa nuko izahindura uwari ushinzwe kuvugurura amategeko ari we board ahubwo bigahabwa fan base igakorana na kabine zabahawe icyo kiraka. Hari na Jire bahaye ikiraka cyo kubabera umukonsulta jero muri Rwanda Premier League ubari mu gikombe cy'isi cyabatangije imyaka 17 muri Maroc. Azaba yagarutse muri iki cyumweru gitaha azabafasha kugira ngo aberekere amategeko y'umupira aya FIFA aya CAF aya Ferwafa kuko afite expertise n'ubundi z'amategeko abibafasha kugira ngo hakorwe amategeko koko ahuje n'ibyo RGB yifuza. Hanyuma mu kwezi kwa mbere nibwo za komite yaba iyi ngiyi board iyoboye na Muvunyi ndetse n'iyi komite executive iyobowe na Tade wenda bizahuzwa ariko bizajya guhuzwa habanje ko byose babisesa hatorwa abayobozi bashya ariko haba urwego rumwe haveho board na kira cya komite executive amategeko bazakora akora ubuyobozi bumwe bwa Rayon Sport. Icyo rero bari kubikorera niki kibazo cyo guhona inzego muri Rozi pingana Prosperi agapingana na Tadeyo ugasanga Muvunyi na Tadeyo haraho batumvikanye barashaka gukora uburyo bw'imiyoborere aho habone ku rwego rumwe rubazwe inshingano aho abantu guhora bitana ba mwana. Nico rero bashaka gukemura ariko inama niramuka itumijwe byumvikane neza ko itazatumizwa igiye kugira uwo yeguza ubu ahubwo ibyo guhindura uburyo bw'imiyoborere bikazaba mu kwezi kwa mbere. Nicyo navuga. Ndagushimiye cyane Rwaje kuko igihe uragikoresheje neza cyane rwose felicitation. Tugana ku musozo kwizigira masegonda nka veni nkorera iyo mention. Kamabwire ko